ishobora kwezi kwamba bakunaguhaye amahoro gawe ariko nyamuka uba utari inkunguzi mu byukuri inkunguzi gute none se kwandi kubona urukunkwepa ukirirwa uri kwirukanka ukabuje kwigomba ngaha mu ngo z'abandi mu byukuri ugushaka iki ariko nyamuka kuki wigeze bari himana ukubera iki ibintu mbandi kukubwira ntabwo biba ari byo ariko nyamukambwe koko mu byukuri mbwira ahantu nkubangamiraga ko ari uko indi kuriraga umwanika kurusha kuraka ariko reba biriya bihumbi 100 baduciye mu rubanza noneho utashatse uburyo turabibonamo uri kwirirwa uri gutanagira ngo bigende bite nyamukambwe ko nagutumye kwiga koko mu byukuri nigeze ngutuma kuja mu mavoka g'abandi uretse gushaka kunturitsa umutima kandi reka nze nkubwire nyamukama amaraso ganje gazakubazwa singaho ahandi irego ryanje mbyerekaga Yesu nyiri impuhwe Sibirazi avoka kankubaza mwari murazijana he narabuye yabonye umukiriya ko umuntu ashaka kumukiriya bw'ibintu yahinze cyangwa se yaranguye weho wishize abo kurabona umukiriya ibyo nande nabimubajije umwana we urukomeye umuntu kufite iyo mari y'amavoka none kurukumwemerera nihe ufite nyamuka muri karitsiye uraruntangisha nta n'umuntu utazi ibyanje sigaye ndaje mu isoko bati dore ngako naje mu materaniro bati nguwo koko ariko nyamukambwe koko mu byukuri iyo ibintu by'amashuri ubona ko utabishoboye ko nagusanze nzi kuri inyema y'ingeto wagihunyira wakigoge wagicucuwe wakidomorowe wagisikawe Ege ibibazo bibaho kandi birokwiye. Sibyo, ibibazo bibaho. Okay. Fungura. Ntabwo ndi bufungure genda ndagira ngo mbanze nganire nawe. Menye iherezo ry'ibibi. Nidushaka turetse ndagira ngo mbanze nganire nawe. Ako singanire nanjye ibyo tumvitse ari anibiki. Ku buryo wavuga ngo urugi ngaho rumene noneho. Ese wazanye urufunguzo nkifungura nkigira mu nzu. Hano ko nabantu batwihaye nta muntu udashobora kuba gusaza adakoze koze. Ariko nimba ari nikosa nabo barifuje. Tujya tuvugisha ukuri. Ariko se mwara reka ibi bintu tubiganireho neza. Ibihumbi 100 baduciye. Ibihumbi 100 baciye kwa Geregwari. Ayo mafaranga murareba mukamana tuzanya kurahe koko nk'abagore. Nese usibye ko nakubwiraga nk'icura ijisho. Rya jisho nakwiciraga kwa kugira ngo bihakane. Icyambere. None se ari avoka nimwe twatwaye. Bihakana barafata mu giti cy'abandi. Nimba kudufata ahubwo natwe tagombaga kubareka bira bintu badukoreye. Uzi imvura yose yaguye ejo yose kaduhetiraho ikagira ngo none ngo guki no biracyagwa no binimpitireho ngiye kwumva mwara ndanyagirirwa hangaha ninshaka ndwara umusonga nicyo ariko si wafunguye reka ubundi mutoka mbari yaza akakwegera akakubwira ati reka tubyumvikane wende ikibazo ntago ari amafaranga ahubwo ikibazo ariko nyamuka buriya ubona ko udashoboye kwigaga amashuri ukagarika nkagiyigira cyangwa se wenda ukavuga uti njewe ndi kubona iby'amashuri ntazabishobora n'utume banduza ibitabo by'abandi mwarimu ni unyoshaga ibintu byose nimwe n'amagare njya kwengo ngo tuje ngo mu bukwe ngese ubukwe tujye zira ariko nyamuka koko baravuze ngo twagendanaga imisere banyamu umufuka ngo kubera uburimanganye n'ubusambo n'ubugegera n'ubugetura none niweho yasize tu niweho umuntu baye umurimanganye kuri iyi si yarure niweho yasigiye urwo murage na nyiraruhecubwe ameneho mbibone ariko nyamuka iyo rero tugapfa nkamenya ngo simfite umugabo byari kugira nishingiye nkubwije ukuri kuko ahungeze umaze kungera hangaha maze kundengera rwose ikibazo ni ukuduteza rubanda mukadukorera inama bagakoresha inama y'abaturage ngo baze bafate ibisamba ngo ese nibura uribuka ko uri umunyeshuri nkaba umubyeyi kuri iyi shuri ndavuze ngo cisha bugufi uri umwana ndi umubyeyi wambaye uniform eme no kuguhana uko uri umunyeshuri hano ni ku ishuri wanjije hano ni ku ishuri narakubwiye ngo nimba ndi ku ishuri bado umunyeshuri ariko nanjye ninjye no mu rugo n'umugabo nk'abandi aho umugabo urahazi aho umugabo urahazi aho ntegekera urahazi ndavuze ngo tezevu nawe
Sike nari kwari ko. Ariko uzi ko nakwihora ukagira ngo ibi byose byanahagarara. Reka nkubwire. Niba ari ukwiga, ni ushaka mu bireka. Ibintu ntabwo bizagira iherezo. Kubera icyo ariko bitazagira. Fata mukama kugira ngo mukunde mwibe. Nese uragira ngo tuziyahure. Niba kugira ku mafaranga 1,000 mu buzima bwanjye amafaranga ntabwo ndayatunga. Uragira ngo amafaranga nzayakureheye. Jewe ari amafaranga apfuye ubusa. Nta nubwo tuzatanga twese yose noneho tuzareba. None se ngambwira umuntu ntiyanuriye igiti cyavoka ngo ageremo anahubure na voka nimwe anagira gute barangije ngo kuba ngo umuntu ngo ari ku giti ngo ariko si ubunyamuka mu by'ukuri njewe ko namenyeye kuvugira hejuru hamwe uje urambabarira rwose kuko kuvugira hasi byarananiye. Reka tuganire nk'umugore n'umugabo tuje inama nk'abagirinda ngaho rero tukambare abonye ko ikosa mwarikoze akaba yifujije ko twamuriha n'ibyavuye nyamuka bintu ugira ikintu bivugaho ngaho uvugaho gari amafaranga garapa uvuga n'icyo turaba tugatangiye mbese ngaho nawe isanzure ndakubahoye gira ijambo ndari guhaye sobanurira rwose ugurishe mu rugo nta kindi wavuga kuraja urahita uja guhugunyura amacupa g'amayuka tuhagurishe ago baraduha tuvanemo irideni kuko iburi deni ni ribi wa mugore we kuja bideni ni icyasha ni ideni nirivamo wenda umuntu wenda wanaha mutuntu two kurya nyuma y'ibyo none biragenda gutemeka ariko uretse kumbwira nyamuka uzi neza ko hari igihe bigeze kunkotereza amafaranga ukababazwa nuko bagankotereje ukifuza imitwe z'ihene urabyibagiye ukuntu nkombyaga ndamara kugurisha mu rugo sindabona aho n'igiceri ndabona nako gusagura ndabyabona hano naguno musara niko kwa Doroteye reka tuhagurisha ubwo ari umushishiro uzi gusheshera neza kiracene ka ariko kuvuya uba abandi bageze he mu masomo kandi uzi neza icyo dukurikiye tuzi neza ko turi kugira ngo tubone amafaranga y'umushinga hanyuma iyo babafunga iyo badufunga se hari ikintu badufatanya ukazi gute bagufunze nyine bari kudufunga se batuzize gufata ku kiti tugaheraho n'ibyo wavuga ngo ni iki nta mugambi twe dufite wo kwibavuka kuko twe ntabwo twakwibavuka turi abantu b'abagabo kandi biyubashye hariya rero hariya rwose baraturenganije wabyaye nabi ngo aramutwa n'abapfuye nanjye nashatse nabi mana mu ijuru sinzi impamvu wambuje n'ikigeragezo cy'umugabo nk'iki ngiki nitangira ukamera nk'aho ari umwana nonkeje ese mwara wibagirwa ko ukuze njyewe ndi ikigeragezo wibagirwa ko ukuze umuntu w'umugabo ufite uruhara kuryo uri kumeze nk'umwana uri guhananura muri voka z'abandi biri gukina wigeze basanga mu giti hejuru je nigize nurire kira giti nge nanabasha no kuri ndagutuma kwiga ukajya gukina biye ndagutuma kwiga ukagenda uri kwanka nyuma ya zero uri kanyuma y'ibikurudumu muri kuvuga ko nje muri abantu b'abagabo ikikurudumu ndacyatwara ntago bansetse bakamamudera umuntu w'umugabo utwara igikurudumu se babimenye ko uri umugabo kurera nanjye no namenye ko ndi umugabo ni agaciro ikikurudumu se hijyana ujya kwiba ariko niba nibiki no gukira mu ruhame barampamagaje ariko ndi gukina baye umugore wawe ubundi Imana gukiyamuje nawe okay urimo kwicuza iyi umugabo w'umunyabwenge nkumva mfite nibura yamuze nk'ikigoryi nawe icyakora yego ubwenge bwawe urabufite hafi ya ntabwo ariko ntacyo yaki ariko nyamuka washira baro hasi mugabo wanje kuzi ko nta kintu wamburanye rwose nyagasani kwiyo tuganiye ico nsabye cyose nkiguhaga iyo ngifite ko narahiye ko ntaco nzakwima ngifite usibye uburozi nyiriho nyamuka wambabarira tugasaza neza ko ngaho mbwira amasomo ahantu ragatarurira ubwo no gusubirayo biragoye kubera iki badutumye abagore mwakoze iki mwakoze iki hariko nyirabutaro nasigariye kubona abapfuye barihuse batarebye imigendereze indege nyine mwakoze iki kugira ngo batuma abagore bawe sinzi yewe twabonye badutumye abagore vugira hasi ndavuze ngo ngone kwishura ndavuze ngo mbona nimero z'ibirenge byawe uri kuja none ndaje bantumye mbese badutumye babyeyi nzakwica none biragenda gute ndakuba ngo jimbere jimbere ava inyuma y'ingo z'abandi tuje mu rugo tuje kubiganira yago simaye myaduka kwahagurutse mama ari kumbyara haguruka
ariko nyamuka ko ndi kubona usigaje amazuba makeya waretse kuzangura utazarinda wangwa mu maboko. Sha ubwenge bwawe ni hafi ya ntabwo nanabivuge gutya wagira ubwenge ututari hafi ya ntabwo ndagutunze ndakugaburira akurantunze hano ni iwawe mwara hano ni iwawe ku buryo ishuri ariko unkandisha hanga ntabwo nagusanze mu kirori byose biva mu mutungo yacu hanyuma hanyase hanyuma ko mama ntabwo ntagurishije nka zose tukasera hanga yewe ntabwo wasanze iwacu barampaye 8 nanjye tukubaka wagombaga kuzana iby'iwanyu ukazana tukabyuka tuhagurisha atari kubera wowe ngo mujye ku ishuri jewe nigeze nkubwira ngo genda ngubiki n'ibiki ni hahandi nakubwiraga rero ko nta bwenge ufite n'ubwenge bwa nta nubwo bwakuzura ku kayiko donda gatora mama ndabikubwira ubwenge bwawe nuwawe ushyira kuri ka kayiko akangaka kayora ubugoro burya nyoko yarya ku bugoro ntibujya kuva mu kanwa mbabasi burya nyoko yaburyaga utangiye gutuka nyoko bukwe nuko nawe yarabyaye kuri mama reka nkubweze ukuri mwarabo cenyera se jewe ngo kubita wari wakutwa n'umuganyo kaza noneho ukubita iki ukubita mwara oya tubizane urabishaka tubizane mwara ndabishaka fungura haga ntaho mfunguye oya ushaka ko turwana fungura haga tubikeneye haga nkwerekeza ndabikeneye genda bikeneye ushobora guci hasoni ushobora gucisha kuvuga kutwa n'inkuba gira nkotse madoka kutwa n'agacaho gira ngo ndavuze ngo fungura ahangaha cyangwa nkwere kuko wayinjiramo utayinjiramo ntabwo ariyo wubatse gira nkotse fungura ndavuze ngo va kuri uwo muryango mwana va kuri uwo muryango cyangwa ngo gahanga kamenya agace karatumva inyuro wayinjiramo urukumbajije ibyo bihumbi ijana ntabyo nzatanga uri kunyumva neza uzagenda ufata uriya mugozi w'umusaza mwasangiye ukakubitwa n'inkuba we ayo mashuri nushaka uzayareke bajya bakagenda bukakwiriraho mwarabu jegere baramutse ugiye burundu mwara uzabyara urumva ndakubwiye ngo njye ntabwo ndi mwarabu wasa ubimenye uzarya utuzabyara ntabwo ndi mwarabu wasa ntabwo ndi mwarabu wasa ubu none reka nkubwire gira nkotse ari njye nari ndi mugabo ahangaha ni njye kuko nijye uhaha ni wowe yes okay sawa ni njye uhaha ni njye kwishyura ishuri ni njye mugabo ahubwo madamu ejo uzajya kwiga njyewe madamu yes ejo uzajya kwiga ntiyamenye nibe ikaramu uracyayifite cyangwa ikayi nzajya gupimisha inda wanteye sindi madamu ejo mfite rendez-vous kwa mugabo cyane ko natwite baba barayikuzingiyeho kuko wari utwite niyo uza rwinjira mu nzu ruve mu mvugo reka nkubwire iyo nzu ntabwo nyinjiramo ahubwo ngo tujye ku ishuri ngo tujye ku ishuri bantumye umubyeyi ariko noneho bagabo barabona yahetse imbwa muruma ayishyize hasi amusiga urumva nyine ibyago yonerwa n'imbwa uravuze ngo bagutumye bantumye umubyeyi nubwo twari tugiye kugama agacucu munsi y'igiti cy'avoka tugaheraho ariko bantumye umubyeyi n'uwo munsi bari bamuntumye kandi ntabwo nasubirayo noneho ntamujyana bagutumye umubyeyi baramuntumye uri kwemera ko noneho ndi umubyeyi shanga tugende bacagirira bya bindi byoka kwani ko bawe turajyayo nimba shangaze ni nyina wa nyoko nikivura cyugameze mwana ugenda utariye mwarabu mwara ntaho nza mwana nkubwire kigiye kinyagirwa ku izina ry'Imana kandi kiranashonje ngaho ngwino ndaje tujyane bayese umujinya nawe umaze ngaho ngwino kiko gikinesha umutwe n'ukuntu ndukunda akubitwa n'inkuba Morning class.
How are you? Ko murakaye? Ninde wahaguruka akaduterera agakorasi? Mbere yuko dutangira kwiga tukabanza tukiragiza n'Imana. Ninde? Niba mubyanze, reka ngufashe. Ubwira iyo tera iyo Mana dusengira komeye. Ngaho twese duhaguruke. Iyo Mana dusengira komeye. Imana itabura guseka. Imana amaze menshi. Imana dusengira komeye. Sit down. So, now you are going to study mathematics, math. Okay? Today is 15, 20, 26. So our lesson is finding perimeter of rectangle. Do you know rectangle? Yes. Need to see rectangle.